Akarere ka Nyamasheke nka kamwe mu tugize intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda niki Kaminuza ya Kibogora Polytechnic iherereyemo mu murenge wa Kanjongo. Abaturage batuye hafi y'iyi kaminuza ndetse n'abafite ibikorwa by'ubucuruzi imbere yayo bavuga ko bishimira ko bayifite yaba mu kujijura umuturage wa Nyamasheke ndetse no kumuteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Mbere maro wa kabiri nkanjye hacururiza iyo abanyeshuri baje urujya n'uruza kiyateria igenda neza. Abakiriya bariyongera cyane tukabasha kujya kurangura nka kabiri mu cyumweru. Abana bacu abashaka ubumenyi mu buryo bwo kuvura, abavandimwe abashaka ubumenyi mu buryo bwo kuba abayobozi, abashaka ubumenyi mu buryo bwo kwigisha n'abagenzi babo mu buryo bw'iyobokamana na teoloji irahari. Yaradufashije, abakiriya baraza, abakiriya benshi dukunda kubona nabo muri kaminuza nibo dukorera. Si ibyo gusa kuko iyi kaminuza itanga uburezi ku rwego rwisumbuye kuko mu mashami atandukanye ifite arimo nk'uburezi, ubuganga n'andi menshi, abayizemo ndetse n'abayigamo bavuga ko yabafashije mu guhatana ku isoko ry'umurimo, ariko n'abari kuyigamo ubu ngo hari ingamba bafite. Icyizere kwako icyambere n'ubushake, ikindi dufite means zose zo kwiga, dufite ibikoresho bidufasha kwiga, dufite ama skills lab, twatendinga ama partnership internships zitandukanye, so turiga kandi dufite means zose zizadufasha kugera hakuraje nkanamusaba ko nawe niba afite ubushake ko yakatendinga Kibogora Polytechnic kwako ni university nziza kandi irazwi, iranatsinda ku rwego rwiza rw'igihugu. Rero ntatinye ahubwo ayijoyininge nawe abashe kugera ku nzozi ziwe. Kaminuza ariko by'umwihariko icyambere kiri ku isonga nibijyanye n'ibyo nigaga histoire na geography mu by'uburezi. Bamfashije rero mu kumpa ubumenyi buhagije cyane buntegura kuba umwarimu w'umunyamwuga, ndetse byanabashije kumfasha mu buryo butandukanye. Soje amashuri muri no kaminuza basha kujya gushaka imirimo ndayibona ku buryo bworoshye. Ubwo kubijyanye n'ubumenyi kaminuza yaramfashije cyane, ariko nanone nanyongerera n'ubundi bushobozi runaka, indangagaciro z'umuntu nyawe w'umunyarwanda nyawe. Kaminuza yaramfashije mu buryo bw'ubumenyi ndetse n'izindi ndangagaciro zikenewe cyane zifasha umuntu kugira ngo abe uwungira akamaro muri sosiyete. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza ya Kibogora Polytechnic buvuga ko nta guhagarara ku ntego biyemeje, ariko ngo uyirangijemo abashobora no kugaragaza icyo ashoboye nk'umuntu wahawe uburezi bufite ireme. Dr. Munyengabe Sylvestre ni umuyobozi wa kaminuza wungirije ushinzwe amasomo, arabigarukaho. Gufasha abanyarwanda muri rusange mu gutanga abarimu bafite ubumenyi, babyigiye kandi mu mashami yose yaba ya science, ay'indimi n'ibindi bitandukanye. Tukagira noneho teolojiya, dufite abakozi b'Imana babyiga babisobanukiwe. Ubona umuntu atagiye kure cyane, ubwabyo Nyamasheke kuba ariyo kaminuza iri burengerazuba ni umumaro ukomeye. Abaturage ba Nyamasheke n'abandi badukikije bose ntabwo bajya kwiga baturutse kuri ngo bajye Kigali bakora ingendo ndende, byose ibyo bashaka babibonera ahangaha. Ku ruhande rw'abacuruzi, ku ruhande rw'abaturage muri rusange, kaminuza iratanga akazi. Kaminuza ibyikoresha bikura mu karere iherereyemo. Kaminuza ibitunga abana biva mu karere iherereyemo. Kaminuza bayikuramo inzego zitandukanye, bakora imirimo itandukanye, bava mu gihugu cyose, ariko n'akarere iherereyemo n'abaturage muri kano karere babonamo imirimo, babasha gucuruza ibintu byabo, tubasha kubafasha cyane cyane mu rwego rw'ubuzima. Kaminuza ya Kibogora Polytechnic ubu yigamo abanyeshuri basaga 3,000, aho ifite intego yo kuzamura ubumenyi bw'abayigamo, uyirangijemo akaba afite ubushobozi bwo guhatana ku isoko ry'umurimo. Mu kwezi kwa 11 uyu mwaka, iyi kaminuza izasohora ku isoko ry'umurimo abanyeshuri bayirangijemo. Aba bazaba bishimira gusanga bagenzi babo bageze ku isoko ry'umurimo babikesha iyi kaminuza. Abuduru Nyirimana mu burengerazuba bw'u Rwanda.